ndagukunda cyane. Mutesi urabizi ko nanjye ndagukunda. Urabizi neza nanjye ko mukunda. Kiza. Reka nkubwire. Yes. Ibanga nawe urabizi urafite amafaranga menshi cyane. Oje amafaranga yose ko ari nkinda kumutindi. Jewe ndakubwiye ngo cyo nzagukunda cyane. Mbwiza ukuri. Uretse wende iby'inzoga. Urankunda mbyizere. Ndagukunda marumva Mobera. Ariko ije nakubwira. Ahubwo wanejeje. Ndashaka kurya. Wangereje inzoga z'uyu munsi. Ahubwo mbabarira. Ku munsi w'ejo. Tuzongera dusohokane isahanki twongera turya amazi. Ibintu biriho. Niyo wansaba kumanika amaguru kuri. Amaraundi yose nayanze nugira ikibazo. Nta kibazo nzabyemera. Aho. Wanje. Mama. Jewe Mutesi. Ndagukunda cyane. Ese ko mbona wahindutse amaso wabaye iki? Rega mama. Nta kibazo na kimwe mfite ngewe Mutesi uko bwawe ntacyo ariko arishaka ijambo mfite nshaka kubwira ngewe Ngaho se mbwira. mama hari umuntu nkunda umuhungu ngewe narebye amaso yanjye agapfira pe ma ndamukunda. Uwo muhungu se ni uwuhe? Umva mute? Uvuga ko udashaka kuzana imyaka muri uru rugo? Nyako? Cyangwa se uwo muhungu asate? Cyangwa ubwo nitwatuma hibobo njya mbona Mutesi ni witesha agaciro nk'umwana wanjye nakundaga nzakwirukana. Mama kuma numva ufite ubwoba niko bwawe ganicyusa akunda. N'icyusa wenda ubwo ari cyusa iwabo hameze neza ntacyo bitwaye. We mushobora gukundana ariko rero Mutesi nindamuka nkubonanye n'utundi duhungu ntabwo uzabura umwana wanjye nkunda nzakwanga. Mama webe cyusa ndaguhuza uwa mbere mu babyeyi bose nabonye. Rwose uzabireke ibintu bikojeje isoni iri niba rurimo gusiga umuryango wacu. Ibintu ariko papa nk'umuntu wabitewe n'iki ko kuzana umugore nk'uyu nguyu urimo gukoza isoni mu muryango wacu.
Icyambere rero umugore yanze kukubyarira. Icya kabiri rero umugore wirirwa nk'inzoga manywa nijoro wagira ngo arizo twamutumye umusinzi ruharwa. Cyusa mwana wanjye ntabwo ntangane bizashira. Ntangane nk'umwana w'umugabo. Papa nuko umukorongera kandi ntabwo ndabirambiwe indirimbo ndayirambiwe. Niba utagize icyo ukora nk'umubyeyi ngo yeshe agaciro urugo rwacu. Ngo aya mateka ari mu rugo rwacu iyi nduru ndetse n'ikimwaro biri mu bihora mu muryango wacu nutagira icyo bihinduraho. Papa ndakubwiza ukuri ko umwe muri twazavana. Njyewe ubwanjye nzavana rwose mbasigira urugo rwacu. Linda. Cyusa. Ese uko nari muciye utansuje ni wari wambonye. Ntabwo ari nakubonye. Ikijere kandi kiranareresha. Twajya ngo kiruta izindi zose. Bite se? Sawa. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Yes, kamara nciye umakuru. Cyusa. Yes. Warakoze cyane kudusura. Siko byanunguye. Wesha nibisanzwe bizaza. Ibyo nakoze no umuntu. Buriya nari maze iminsi maze kumenya ko papa yitabye Imana. Gusa uretse ko byabaye ntari nari nagiye muri gahunda z'akazi, ariko igihe ngarukira nagombaga kubasura. Nkaza nkabitaho nkamenya ko umuryango uhagaze muri no minsi. Gusa icyanshimisha nuko nasanze mukomeye mwamaze kwiyakira. Cyusa, ntabwo byari byoroshye kubyakira. Sinzi ikintu twakoshereje Imana cyatumye duha ibyago bingana kuriya. Nta kintu kimwe mwakoshereje Imana. Biriya byabayeho n'abandi bose bibabaho. Hari aho byabaye mu bihe byashize, hari n'aho byabayeho uyu munsi, ndetse n'aho bizabaho mu minsi izaza. Gusa igikwiriye ni uko twebwe nk'inshuti, nk'abavandimwe, nk'umuryango, igikwiriye ni uko tubaba hafi tukabakomeza muri bino bihe murimo bitoroshye. Naho ubundi rwose mukomere. Kandi ndabizi ko muzagenda murushaho kwakira ubuzima, muzagenda murushaho gukomera, kandi mujije nanjye ko nzakuba hafi. By'umwihariko nzaba hafi ya famille yose muri rusange, kandi mukomere. Ahubwo ndabona urakoze cyane Cyusa. ahubwo reka mwitwara izina jerekani ndabona cyari cyanakuremereye utakibasha. Ihangane kandi sibyo? Amutinda rushye pe. Njyewe wana ntabwo bizi njye ndarushye kukurusha. Sigaye waje. Mfasha wakoze kunsubiza ko nawe gukumbuye. Tugendere umperekeze Mwigeza. Mfite ikibazo kinkomereye. Kibazo se kandi none. Shere nkunda Cyusa. Nkunda Cyusa ku buryo n'umutima wose wuzuyemo Cyusa. Donc ibyumba byose by'umutima Cyusa yanabifashe. Rekera umukobwa. Soni. Nkunda Cyusa. Ubona igihe wahereye uvuga Cyusa. Mutiyobe ko nkundana na Cyusa kuva kera inshuro sokana nawe, inshuro se mbana nawe. Wowe ukunda Cyusa? Nge si nkunda Cyusa, ahubwo nkundana na Cyusa. Turakundana kandi avuga ngo wowe nkunda Cyusa nkuko umukunda umurota. Uririnda se? Umva nkubwiye n'undi munsi. Nabyo bwira abana agenda. Sibe Cyusa mu mutwe wawe. Siwe nta n'isoni. Umwibagirwe n'undi munsi. Ntuzongere no kumutekereza. N'undi munsi. Mute n'undi munsi. Usibe Cyusa mu mutwe wawe. Hasi ubundi turapfa. Subira iwanyu. Turapfa iki gise sayo magambo uzanye ngo Cyusa. Uranyumva? Azanabipfa nawe n'undi munsi. Ariko ubundi baranumva ngo Cyusa narinda Cyusa na Nadia. Bashaka ngaruka. Uwo mureke ari ukwe. Okay, rero ubwo ngubwo ndumva bikuvuna umutima. Ahubwo tuzamuzane Cyusa we vugisha ukuri wakunda. Urakoze uvuze neza. Ejo mu gitondo tuzabimubaza ahitemo hagati yanjye nawe. Ngagenda basi. Inkoraho. Ntabwo Singo koze. Bandebera.
nzagusya nzatuma wishyura ibyo wakoze njyewe Mutesi uzishyura ibintu wakoze cyusa Yes. kudakoma Sha niba kwitegereza ukuntu uberewe no koza ibyo mbona. Uzi ukuntu turimo two mu rugo tukubereye. Maze ndimo kubona uzavamo umugore mwiza wikorera akazi ko mu rugo. Ni byiza cyane. Biranejeje rwose. Ahubwo reka mwereke kumufasha. Yes, ahubwo reka mufashe twoze vuba vuba shande yo kwahaguruka kuri iri zuba. Ukuntu numva rikaze. cyusa utagira umuntu uza agasanga uri koza ibyo Iyo nta kibazo sheri, nta kibazo pe. Ese ubwo nyine rega nta muntu useka umuntu ukora. bibaza yagize umuntu uza hano agasanga umuntu Ikintu nakemera kereka umbwiye kubona ndimo kubyoza nabi. Naho ubundi ibindi rwose ni ibisanzwe. Nta n'umuntu ntinya pe. Ubundi se umuntu numa mfite impungenge ko nagira isoni ari wowe tukaba turi kumwe ndimo kutifashiriza. ndabyiyogereza n'ubundi se ko menyereye Ngana none reka ndangiza akangaka nkabike mpite nkwereka ikintu tugiye gukora. Hafora n'iki tugiye gukurikizaho. nakibwirwa n'iki Ntakizi. ntacyo Uretse akazi nkwereke. nkasojeje se Shira ahubwo reka nkwereke. Tufashe ibingi tumaze koza tuje tubyinjize mu nzu. Sibyo? Yes. Urabona mwamenya tubibika. Mbwira se ahubwo mubyinjize mu kabati. ya ndabyinjiriza Uzongera unsuzugure rero. cyusa Yes. nunguye ntabwo nari nzi ko wicisha bugufi bigeze hano Linda. Buriya ikintu kimutazi. Ntukajye ubona umunsi ku munsi nkora nza hano ntaha nongera ngaruka. Nagutoranyije mu bakobwa benshi duhura nabo mu buzima busanzwe. Buriya uri umukobwa w'umwihariko. Ndakubwira ukuri ko uri umukobwa w'umunyembaraga kuri njye, uri umukobwa w'uburanga, uri umukobwa uhuje n'ibyo nifuza byose ku mukobwa numva twaba inshuti kandi akazambara umukunzi w'ibihe byose. Linda, ndagukunda. ya cyusa ntabwo dukwiye Ese kubera iki? Ufite iki impungenge? cyusa Yes. erega buriya nk'umufundi yakabanye n'umuyede Linda, ntukabe umwana. Ariko reka nkwe wenda nk'akagero gatoya. Ntubizi ko mu minsi yashize namwe mwafatwaga nk'abantu bakize hano muri quartier bazwi mu gihe papa yarakiriho. Uyu munsi se niba ubuzima bwarahindutse kuki udatekereza ko se niba ubuzima bwacu bushobora kuzahinduka ubuzima bwawe na mama muri hano haciriritse mwe ariko muhita bukazahinduka namwe mukazatera imbere. Kandi reka nkubwire ikintu kimwe. Nuramuka wakira icyifuzo cyanjye ukanyemerera urukundo ukampa umwanya mu buzima bwawe, Linda, ibyanjye bizaba ibyawe kandi ibyacu bizaba ibya mama, maze mama nawe azave muri buno buzima tubonamo nk'aho buciriritse. Linda, ndagusabye gusa umbwire yego gusa, ibintu byose bizagenda byikora. Mbabarira. Ese ubundi Linda, ko numva hano nta muntu ukoma, mama arahari? mama mama yagiye gusenga yajyanye nawe none ndagira ngo dore turi mu isi ya babiri, nta muntu n'umwe utwumva, ntaki turi mu nzu twenyine. Linda, wambabarisha ukama igisubizo. Mbabarira n'ukuri. Linda, ndagukunda kandi ndifuza kumbwira yego. Wambabarisha. Mbabarira n'ukuri. cyusa Yes. ndabyemeye Biranejeje cyane. Ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Linda, uzi ibyo ndabyo bavuga ngo ijoro rito muri kano kanya ndumva ngiriwe wese ndagukunda cyane kandi sinzi kubabaza. Yes. Niba iki se mama ataza agasanga dufatanye akuranje cyane uri umunyavuga uzi ko nagize mu kindi kintu baye none se niba mama ndahari anje akaba adahari ufite ubwoba bw'iki? Ahubwo reka mubwire akantu kamwe. Oya reka nakubwire nyuma reka nakongorere babagisha pamete mubwire akantu. karama Ndagukunda cyane.
muraho mama mute raho Linda yego mwese mute turaho ni amahoro mutesi arimo hari aho anyarukiye ariko aragaruka vuba nari maciye nanga guca ku rugo ndavuga nireka musuhuze nayo maze iminsi namubona ariko wakwihangana ukaba wicaye araza vuba ngaho ni karibu ni amahoro rero ni amahoro turaho kazi bakirize mu gihe tukimutegereje wakira akaji kure nukamaramo ugera usukemo n'iyi ngiyi kararyoshye rwose iyi ji kararyoshye cyane urupfu rwa papa wanyu rero mumaze kubimenyera turamenyereye nta kundi byagenda twariyakiriye ariko ntabwo biba byoroshye buriya kugira ngo tuvemo ntabwo biba byoroshye akaje karemerwa ndabona mutesi atinze noneho uze kumunsuhuriza nibwo nta kambe ngiye amasaha arakuzeho naza kuzuze kuza kumunsuhuriza reka muherekeze soya bitego muri itakinishwa ndarangije ndarakwisha abe nabi yata ari bana bitatu aho cyane soya soya buri bintu byose ubonye byongera uratoranya kuva mu gitondo nta n'ikintu ntacyo ndafata kazabaye kimwe ntacyo wabaye ndarangije mwana ndakora abantu ukajya inzara y'ibitego yawe shawanye mbizi uziko biri seriya biramye byatari ba none se nta n'ikintu wafashe kugira burage sibyo maze namwe amarinda yigeze kumuha yonyine amarinda